ugiye kuza imingoma, uwo ni we ufite ubushobozi bwo guha bose amahoro, abantu natwe tugakoresha ubwenge buhanitse dushakire amahoro isi dutuyeho, ibyo tugezeho rwose tugezeho bikaba imfabusa. Aho ngaho niho niho imbaraga z'Uwiteka, imbaraga z'Imana ikomeye zigaragarira, igihe iz'abantu zo zananiwe Uwiteka agakora ibikomeye, arabikora ibyishimo bikaboneka. Abantu bose bakwiriye kumenya iryo banga, ntibihebe ngo bakuke imitima, bakiringira Umuremyi ushobora byose. Tukiri mu isi n'amahoro twabona, yamanukiwe n'umugore w'umubisha. Ijambo ry'Imana rivuga neza ko ntayo twabona. Tukiri mu isi ntayo twabona, ntayo ni ukuri. Aho niho Aho niho niho imbaraga z'Uwiteka, imbaraga z'Imana ikomeye zigaragarira, igihe iz'abantu zo zananiwe Uwiteka agakora ibikomeye, arabikora ibyishimo bikaboneka. Reka twihangane nubwo iyi si itugoye, ibibi birushaho kwiyungikanya, ubuzima bugoye benshi, imibereho iraruhije, hari n'abafite intimba ku mutima, kubera ababo bahitamo ibyorezo byo mu isi. Ariko rero nimureke guheranwa n'agahinda, gusa muhumure kandi mukomere, Yesu araje asoze byose. aho niho Aho niho niho imbaraga z'Uwiteka, imbaraga z'Imana ikomeye zigaragarira, igihe iz'abantu zo zananiwe Uwiteka agakora ibikomeye, arabikora ibyishimo bikaboneka. aho niho Aho niho niho imbaraga z'Uwiteka, imbaraga z'Imana ikomeye zigaragarira, igihe iz'abantu zo zananiwe Uwiteka agakora ibikomeye, arabikora ibyishimo bikaboneka. Yesu arabikora, Arabikora ibyishimo bikaboneka. Yesu arabikora.